abafite ibibazo bisa nk'ibikomeye cyangwa bitavuzweho cyangwa se wagizeho ikibazo ku byasobanuwe ndetse n'ibitasobanutse neza kuri wowe kugira ngo abigisha bacu baze kudufasha kubisubiza. Rero natinze ndagira ngo nakire abakozi b'Imana, mpere ku mushumba wacu Pastor Tony atambuka imbere aze yicare hano imbere tumukomera amashyi tumwakira. Imana imuhe umugisha. Reka dukomera amashyi abakozi b'Imana. Buriya ni umugisha kugira abakozi b'Imana bayobora umukumbi. Rero iyo mushoboye kubabona mubaha agaciro kandi nabo bakagira imbaraga zo kurushaho gukora. Reka twakire Pastor Hortense atambuke aza imbere tumukomera amashyi menshi cyane. Imana iguhe umugisha. Ayo mashyira Imana iguhe umugisha, aratwubaka cyane Pastor Hortense. Ngira ngo nta muntu muri u Rwanda atarubaka, sinzi niba hari ariko aratwubaka benshi. Abatabuhuye nawe physically bamubona online. Nimugoroba narasangije abantu inyigisho nyine navuze, abantu bahita bambaza ngo amazina yo mushumba yitwa nde, kuko ahantu nayifatiye ntago harimo amazina. Hanyuma mbaha amazina bajya kuri YouTube kureba. Rero hari abandi benshi cyane bashoboye gufasha. Reka twakire Pastor Jean Jacques atambuka aze imbere nawe kugira ngo reka tumwakire rwose. Imana imuhe umugisha, arimo arubaka ubuzima bw'abantu benshi. Rero ni umugisha cyane kugira abantu bafite inararibonye tukaba tubafite hagati yacu ari abashumba noneho bafite n'inararibonye. Amen. Rero turabashimiye cyane mwakoze. Uyu ni umwanya wa pano, ntabwo nshaka gutinda. Jewe nigiye musangiza ayo magambo, ariko ndaza gusaba aba protocol baze gufata microphone ku bantu baza gushaka kubaza ibibazo. Ariko niba udashoboye no kubaza ibibazo, udashoboye guhaguruka ngo baze, ushobora kwandika agapapuro ukandikaho ikibazo cyawe ukagiha aba protocol bakakigezaho, hanyuma nkaza kugigusomera. Nimba wumva ushize amanga kubaza wahaguruka ukabaza, ariko nimba wumva udashaka kubivuga guhaguruka hano mu ruhame wakwandika ikibazo cyawe ku gapapuro hanyuma ukagaha aba protocol bakakangezaho. Imana ibaha umugisha. Reka rero tugeze mu mwanya w'ibibazo. Mbere yuko tuza kwakira ibibazo byanyu mwese, hari ibibazo by'ingenzi twifuza kubanza kubaza panelists bacu. Twibwira ko bishobora kudufasha natwe, bimwe bari babivuzeho ariko tubagira ngo babishimangire kugira ngo natwe twongere tubyumvireho. Sindi buvuge ngo iki ndakibaza uyu cyangwa uyu. Ndaza gusaba ko buri muntu yagira icyo akivugaho umwanya mutoya ku bibazo tugiye kubabaza. Ndibaza ko mikrofone zibegereye. Ikibazo cya mbere ndahera kuri Pastor Tony. Kiravuga ngo ni iki kizana ubusabane hagati mu muryango? Murakoze cyane. Turashimiye cyane muratuyoboreye gahunda. Nagira ngo kuri icyo kibazo nagisubizaho cyane, ariko kuko ejo cyavuzweho n'umunsi wa mbere na Pastor Jean Jacques cyane, nagira ngo musabe ko ariwe yagisubiza kurushaho, ko n'ubundi yagisobanuyeho. Reka nsabe Pastor Jean Jacques abanza akisubizeho. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ubusabane mu muryango twari twagerageje kubuvugaho ejo, kandi ni ikintu cy'ingenzi. Icyazana rero ubusabane, ubundi burya abantu batangira ubusabane bibwira ko buhari,
ariko ubusabane burubakwa, kandi uburyo bwubakwamo ntabwo wasabana n'umuntu mutabanye. Burya na Yesu ajya gutoranya intumwa muzasanga handitse ngo atoranya 12 bo kubana nawe. Kubana rero bitandukanye no gufana. Burya umufana ntabana n'ikipe, umukinnyi niwe uba mu ikipe n'ibibazo by'ikipe abyita ibye. Niyo batsinzwe aravuga ati ubutaha mutwitego, ubutaha tuzatsinda. Iyo ushaka rero kubaka ubusabane, icya mbere mushaka igihe gihagije cyo kubana. Kubana uburyo igihe turimo, hari igihe kubana amasaha menshi bidakunda, ariko hariho ubundi buryo bwa tekinoloji tugenda dukoresha tukabana. Kuko uzasanga hari umuntu mu muryango abana n'undi muntu kuri telefone bigafata isaha n'amasaha, yaba arimo avugana n'umugore we ati kumpamagaye, cyangwa umugabo none se kumpamagaye habaye iki, nkaho agomba kumuhamagara ari uko byacitse gusa. Ubusabane ushobora no gutangira kwimenyereza kohereza umuntu ka SMS, ukamubaza uti se ku kazi mumeze neza, nawe akagusubiza, ntaza kubwira ngo se buriya ngo bunderanja utazi ko ndi ku kazi. Ubwo ubusabane buri mu bwa mbere ni ukubana, bwa kabiri ni ukuvugana, communication. Kuvugana byubaka ubusabane. Niyo mpamvu Imana nayo mubone yashyizeho amasengesho. Ubundi amasengesho tuyajyamo ari nkatwe dukeneye Imana kurushaho, ariko nayo kuko ikunda ubusabane yashyizeho gusenga kugira ngo itubone, ishaka ko tuyimenya kubera ko tubana. Kandi muzasanga umuntu winjira mu masengesho cyane hari icyo akurusha wowe udasenga, kubera ko yabanye n'Imana. Ubwo rero ubusabane buradusaba gushaka umwanya wo kubana, wo kuvugana, ikindi wo kurwanya inzitizi izo arizo zose zibangamiye ubusabane. Burya niba hariho umuntu, niba hariho akantu kadutse mu rugo, ntukakite gato. Burya ka kantu kaje kwica ubusabane bwanyu. Akantu gashobora kukuraza utavuze, ubwo ni gato. Akantu gashobora gutuma utareba umugore wawe cyangwa umugabo wawe mu maso, ubwo ni gato. Nuko ubusabane bugenda bupfa, mukazasanga ikibazo cyaravutse. Hanyuma rero ibintu bibiri by'ingenzi byubaka ubusabane ni ukubana, ni ukuganira. Cya kiganiro ejo twavuze ngo ni ikiganiro harya kimeze gute? Cyiza. Iyo mvuga cyiza mba nshaka kuvuga ikiganiro imitima iganira, kitari icyo ku munwa. Kuko iyo bagushyize ubundi baguhamagaye ngo uvuge ijambo imbere y'abaturage, uratangira uti baturage, ukongera ugatekereza ikindi uri bwongereho. Mbese uba weditinga mu mutwe ukosora amakosa, ariko iyo uvugana n'umuntu musabanye ntabwo ukuramo n'amakosa, ubivuga uko biri, nawe akabyakira uko biri. Uvugana n'umutima, uvugisha umutima, nawe akagusubiza umutima wo kwakira. Icyo gihe nibwo muba mugeze ku kiganiro n'iti cy'ubusabane. Ibyambabaje, iby'intege nke nagize, aho natsinzwe nkumva ntatinya kubikubwira. Harya rero niho ubusabane buba buza, mugenda murushaho kuba inshuti. Reka nirezime ngarukire kuri ibi bibiri by'ingenzi. Murakoze. Koze cyane. Ubwo kwa gusengana mukongereho ni ukubana. Akoze cyane Pastor Jean Jacques, ngira ngo bisobanuyeho neza cyane, ngira ngo magambo magufi cyo nakongeraho kuko yarabitwigisheho cyane. Navuga ngo ku bintu bitatu bizana ubusabane. Icya mbere yakivuze ni ibiganiro, kugirana ikiganiro mukaganira, icyo nicyo kirimo ubusabane. Icya kabiri yabivuze na buriya no gusangira nabyo, no gusangira ku meza nabyo biri mu busabane. Hari abantu nigeze kumva umuntu umwe, sinshaka kuvuga uwo ari we,
arimo rwose avuga ko kuva yabaho atarasangira n'umugore we batajya banasangira. Nibaza se ubwo busabane bwo umuntu adasangira n'uwo bashakanye babana, ubwo busabane bushingiye kuki? Kandi ukumva umuntu arabivuga ubona nyine ari proud ko adasangira. Gusabana no gusangira nabyo ku meza, hari abantu usanga babana ariko badashobora kwicarana ku meza. Ibyo bintu rero nabyo bizanamo gap hagati y'aba bana, ubusabane ntabwo bubaho. Icya gatatu ngira ngo wakivuze, gusengana nabyo bizana ubusabane, ndetse mwabona akanya no kugendana. Apana bimwe by'umuntu asanga iyo ugenda umuganira n'umudamu wawe n'umugabo muba murimo murasabana nabwo. Ni ibintu byinshi twavuga ariko byose byubakiye ku biganiro. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Sinzi niba Pastor Hortense hari icyo ashaka kucyongeraho. Murakoze. Ndumva mfashijwe n'ibyo bashubije. Wenda icyo twavugaho, icyo narenzaho nuko bukwiriye kurindwa, nkuko Pastor Jean Jacques yavuze ko iyo tugiye kubana tuba twibwira ko buhari, niko kurushaho kuba buhari ari buto bukazakura neza buba bwiza kurushaho, cyangwa bunapfa biterwa. Ariko ndumva dukwiriye kuburinda kuko butikora, kandi igihe twagize agatotsi ukagambira ko ari wowe uzajya utera intambwe ya mbere. Kuko hari igihe abantu baba bazanyamo gakeya, umwe akicara ategereje ati ndategereza bari bubanza, n'undi akavuga ati reka nanjye nihanganira ijoro, wenda niwe uri bubanze, ibintu bigakonja, ijoro rigatambuka, iminsi igatambuka. Rero reka tuburinde kandi duharanire ko turi bubugarure, turi baba mbere mu kubugarura. Murakoze. Murakoze cyane. Reka tubakomera amashyi. Ndibaza badusubije ibisubizo nyabyo. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ese abantu bari mu muryango mwiza Kristo atarabahindura uwo ashaka? Reka mpere kuri Pastor Jean Jacques, hanyuma na Pastor Hortense baza komeza, ndetse Pastor Tony. Batubajije ikibazo cyiza, niba abantu bashobora kurema umuryango mwiza Kristo, mbese batarahinduka abakristo, kuko nababwiye ejo by'umwihariko mumenye ko turimo twiga ku muryango wa gikristo. Mu by'ukuri iki kibazo ndashaka kugisubiza mu buryo bwagutse. Icya mbere, turi hano turimo twiga umuryango wa gikristo, mwibuke ko uyu uba ari umuryango udasanzwe. Wa mugozi twatangiye ari inyabubiri ukaza kuba inyabutatu ngo ntucike vuba, uratwereka ko hazamo umuntu wa gatatu. Batangiye ari babiri, iyo baryamanye barasusurukirwa, iyo umwe aguye undi aramubyutsa. Byagera ku murongo wa 12 ibice 4 by'umubwiriza agahita avuga ngo kandi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba. Ubwo birumvikana ko hajemo umuntu wa gatatu. Hanyuma rero ruriya rugo koko rushobora kubaho, tukabona inyuma ruratekanye, tukabona ibintu biragenda neza. Ariko reka mbabwire, nkuko abantu b'abanyangeso nziza babaho, nkuko abantu beza bashobora kubaho badakijijwe, burya urugo rushobora kuhaba ntacyo rutwaye, ariko ruba ruri muri risiki. Burya iyo udafite ikikurinda, iyo udafite ikigutabara, ushingiye ku muco gusa, ushingiye ku mitekerereze ya muntu yonyine, ntabwo burya wavuga ngo ufite garanti. Biriya bintu babifite aho bigarukira. Ni nacyo cyakuye Imana mu ijuru, yiza kubona hari abantu beza bahari. Ntabwo Kristo aba yaririwaza, yari kuvuga ngo abo bantu beza nibaducungure, none nta wabonetse byatumye aza. Noneho rero kugira ngo urugo rube rwiza, kugira ngo urugo rubeho, kugira ngo urugo rube rwuzuze impamvu yo kubaho ku rugo, Imana ntiyigeze iruvamo. Ejo nagerageje kubabwiraho gato, ndababwira nti cyambere mwibuka Imana irema umuntu. Yaravuze ngo tureme umuntu
amere nkatwe, tumureme mu ishusho yacu abe nkatwe. Imubwira inshingano ariko ivuga ko imuremye nkayo. Inshingano yamuhaye iyimuha ku byo yaremye, bivuga ngo umuntu azakomeza akenera Imana mu buzima bwe bwose. Igiye kurema umugore ntiyongera gukata nk'uko yabumbye Adamu, imukura muri Adamu. Bagiye kubyara abana bava muri bo. Ni ukuvuga ngo Imana iracyashaka kugumamo. Iyo ijya gukura nk'ikintu ahandi, uyu munsi nubwo bazana izi nkende cyangwa inguge bakayimenyereza ikajya ikora utuntu tumwe tw'umuntu, ariko hari urwego itageraho ngo ibe umuntu, yigana ibyo yabonanye umuntu. Natwe rero uyu munsi tudafite Imana dushobora kwigana ibyiza ariko ntituba beza. Kugira ngo tube beza nuko Imana njyewe na Kristo tuba umwe. Cyo cyatumye Pawulo avuga ngo sijya uriho ni Kristo uriho muri jye. Kugira ngo nshobore nuko Imana yahisemo kubana nanjye. N'urugo kugira ngo rwuzuze ibisabwa, rubeho neza, rufite ejo hazaza, rutikanga hejo, nuko Kristo arubamo. Mwibuka ejo twashoreje ku kantu nongere nkabibutse. Narabwiye ngo Kristo yo yaje azana ubwami bw'Imana, kandi ubwami bw'Imana si ukurya no kunywa. Twaravuze ngo ni ugukiranuka, ni amahoro, ni ukwishimira mu mwuka wera. Ya mahoro dukeneye, bya byishimo dukeneye mu rugo, kwa gukiranuka dukeneye no kuba inyangamugayo, byose bikubiye mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana nibuza bukaba mu rugo, nibwo muzaba mwujuje ibyo. Naho ubundi hari abantu b'abatekinisiye ba nyabo ashobora kumenya uko abungabunga umugore we cyangwa abungabunga umugabo we, ari na mubi ariko agakora ku buryo umugabo atabimenya, kandi urugo rukamara igihe bakazasazana mu buryo bwa tekinike rwose buhambaye. Niba ari n'umusambanyi akabikorera iyo kure mu kinyabupfura no mu kwiyubaha, ubwo rubayeho neza harya. Hari induru yavuze, yabikoze neza, yiyubashye, yariye imbwa ariko arya inzungu. Urumva hari igihe rero umuntu aba afite ayo mayeri nyine muri ubwo buryo, akarubungabunga ukabona ntacyo rubaye, ariko yo rurimo Kristo, ruba ruri mu kuri, rwubakiye ku kuri, rugana mu kuri, rumurikiwe n'umucyo. Naho bitandukaniye. Arakoze cyane, reka tumukomere amashyi. Reka Pastor Otanse nawe atwunganire adusubize kuri icyo kibazo. Ku byo Pastor yaravuze, nakongeraho kwibaza ngo rwiza mu maso yandi. Tugereranyije rero n'imbi zihari, nizo zirimo induru, nizo zirimo gukozanya isoni ko abashakanye bibagiwe ko bafite n'abana, twavuga ko urwo rugo rurimo abantu b'inyangamugayo batakozanya isoni, babirangirije mu ibanga cyangwa bitagaragaye nk'uko Pastor yavugaga, ni rwiza ugereranyije n'izo zindi zipfuye cyane. Ariko mu maso y'Imana si rwiza. Hari ijambo Yesu yabwiye abamukurikiraga avuga ngo gukiranuka kwanyu kutaruta uko abafarisayo, ntabwo bazaraga ubwami bw'Imana. Farisayo ntibari abasambanyi bigaragara, ariko kuritunga mu mutima iraririka kwica, ukaba wasambana utasambanye kandi ukaba wasambanye, icyo ni icyaha. Icyo rero dukwiriye guharanira ni uko Kristo yaba muri twe kugira ngo tugire ingo nzima. Icyo akora mu kanya tuganira twavugaga umumaro w'uburere. Abantu bafite uburere koko babasha guhisha ububi bwabo, bajye bapfa kurinda imiryango, ibyinaha ku isi mbere y'Imana byo bizaba ari ibindi. Ikindi cyo turaga abadukomokaho mu mwuka nacyo kiba ari ikindi, ariko kuko baruta izicana, baruta izandagazanya, nabo nyine dupfa kubashimira Imana. Ariko kubigendanye n'igice cy'umwuka n'icy'ubugingo buhoraho nuko tuzahagarara imbere y'intebe y'Imana, aba hari ugutsindwa nubwo twaba dukomerwa amashyi n'abantu. Rero kuko tuvuga umuryango mwiza dushingira ku washinze umuryango ari we Mana, niduharanire ko turenga urwo rwego rw'ubunyangamugayo, natwe ubwacu tureke kwishuka, kuko buryo uzi kuri mwiza nta nubwo ukenera agakiza, ntukenera Yesu. Uzabyumva ijambo ry'Imana ritaraba ryinshi muri twebwe, umuntu yirata ubupfura yahoranye, akirata ubwiza yari bwo, kandi koko biba ari byiza mu maso y'abantu, ariko mu maso y'Imana biraboze. Gukiranuka kwacu kuraboze mu maso y'Imana. Umuntu yakenera umukiza, agakenera umufasha kuko yamenye ko ntako ameze, ariko igihe cyose numva hari uko nkimeze sinkenera n'umukiza. Reka ndekera murakoze. Arakoze cyane.
reka tubashimire mu by'ukuri. Pastor Tony yakongeraho twihuta kugira ngo tujye mu bindi bibazo. Arakoze cyane. Ndatekereza ko ngira ngo abakozi b'Imana bisobanuye neza cyane. Ngiye mu magambo make navuga nuko urugo rwa Gikristo hano tubisobanuriho neza. Turimo turavuga ingo z'abakristo, izindi ntabwo dushaka kugira ngo wenda tujye hanze cyane, ariko icyo nasubiza nuko urugo rwa Gikristo rutubakiye kuba Imana ariyo shingiro yo kubaho kwarwo, ntabwo urwo rugo ruba ari urugo ruzima, ntabwo ari urugo ruzima. Kandi iyo tuvuga ingo tujye tugerageza, Pastor Rutansa bisobanuyeho neza, hari ukuntu abantu barezwe bubatse ingo, turabona n'abantu basazanye, ariko niba tuvuga urugo rwiza tuba tuvuga urugo uburyo Imana irubona, urugo mu ishusho y'Imana. Ntabwo tuvuga urugo mu ishusho y'abantu uko abantu babibona. So urugo rero mu ishusho y'Imana ruba rwiza ruko rubayeho nk'uko Imana ivuga ko rugomba kubaho. Nitugerageze rero kubifata muri ubwo buryo bizatworohera. Hari izishobora kuba ziriho abantu basazanye babanye, ariko imbere y'Imana zigaragara ko zitariho cyangwa zuzuyemo ibibazo. So urugo rero kugira ngo rube urugo rwiza, twebwe nk'abakristo, nuko Imana ariyo foundation cyangwa ariyo center y'urugo. Urwo rugo nibwo ruba rubayeho neza, ruzagira amahoro yuzuye. Murakoze cyane. Murakoze cyane Pastor. Reka tumushimire nawe rwose, tujye tubakomera amashyi kuko barimo baratwubaka kandi barimo baratuganiriza ibintu bifite agaciro mu bugingo bwacu. Agifite microphone nagira ngo mbaze Pastor Tony, ese kudahagarara mu nshingano ku bashakanye ntibyaba intandaro y'umwuka mubi mu rugo? Mu magambo makeya kuri ngewe ni yego. Ndahamya ko kudahagarara mu nshingano za buri muntu wese mu rugo bizana umwuka mubi. Impamvu bizana umwuka mubi, nta muntu n'umwe yishimira kuvunishwa cyangwa kubona ibintu birimo byangirika ngo bimushimishe. Kandi niba umuntu atishimye bivuze ngo hari umwuka mubi winjiye muri urwo rugo. So icyo navuga rero nuko abantu kudahagarara mu nshingano bizana umwuka utari mwiza hagati mu bantu babana. Kuko uretse no mu rugo no mu kazi gasanzwe, mu buzima busanzwe, abantu twese ngira ngo benshi hano muri abakozi, natwe dufite aho dukora. Iyo umukozi adashoboye guhagarara mu mwanya we mu kazi, bisobanura ko avunisha abandi, timu bakorana iravunika, kandi ntabwo bizana umwuka mwiza muri timu. Bivuze ngo n'umuntu cyangwa nkatwe twubatse ingo, iyo tudahagaze mu nshingano uko bikwiriye, iyo tudahagarara mu mwanya tugomba guhagararamo, ibyo bintu bizana umwuka utari mwiza hagati mu rugo. Icyo navuga rero, ibyo bintu ntabwo mu by'ukuri bishobora gutuma urugo rugira umwuka mwiza. Hari umwuka utari mwiza uzamo, kuko usanga mugenzi wawe rimwe yababaye cyangwa yavunitse cyangwa byamuruhije. Igituma urugo rurushaho kuba rwiza, rukagira ibyishimo, rukagira umunezero, rukagira amahoro, nuko buri muntu wese mu rugo agomba kumenya umwanya we n'ibyo agomba kuba yakora, agarara mu mwanya, agahagarara mu mwanya w'umukwiriye. Ibyo bintu bituma urugo rubamo umwuka mwiza n'amahoro ndetse n'ibyishimo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka tumushimire. Twakira Pastor Jean-Jacques, nawe iki kibazo abakozi b'Imana bose baragira icyo bakivugaho. Ndaza kubasaba kugira ngo bagire icyo bakivugaho bose. Murakoze. Ubundi ijambo ry'Imana ubwaryo riduha buri mugabo, umugore ndetse n'abana, yewe n'abakozi bo mu rugo. Muzasanga hariya mu Befeso havuga buri wese n'inshingano ze. Kuba rero Imana yaratanze inshingano, tujye tunabizirikana, tumenye ko iyo umuntu yahawe inshingano haba harimo no kuzibazwa. Buriya rero nta nubwo ari n'umwuka mubi bizana gusa, ahubwo burya wagombye kwiyumvamo nk'icyaha, cyangwa nk'aho umeze nk'aho umumaro wawe wabaye ntawo. Kuko niba bavuga inshingano z'umugabo, bakatubwira inshingano z'umugore, bakatubwira buri cyiciro inshingano zacyo,
ni ukuvuga ngo byanze bikunze igihe ntakoze inshingano zanjye nitegure n'ingaruka zazo. Ntabwo bizana umwuka mubi gusa rero, ahubwo bizana, bishobora no kugenda bikagera no mu gusenya. Ubu tumaze kugwiza ingo nyinshi usanga abantu baregana, ko nigeze no kukavugaho kare, ko abantu batarimo bubahiriza inshingano zabo. Nituvuga inshingano, mwibuke inshingano zo mu mutima, zo mu buryo bw'umwuka, inshingano zo mu buryo bw'umubiri, gukorera urugo, hakaba n'inshingano mugende no kuri za zindi zo mu buriri. Nituvuga inshingano ntimwumve inshingano imwe, bya bindi dusoma ngo bagabo mukunda abagore banyu mubakuya buriya ugiye ugasesengura wasanga iriya nshingano igenda ikagera mu buzima bwose. Ubu dufite abantu ari aho, umugore ari aho, umugabo ari aha, bameze nk'abaturanyi babaho ngaho. Hari inshingano zimwe badasohoza, cyangwa se umwe agahora, cyangwa umwe akamera nk'uwicuruza, akavuga ati ubwo atakoze ibyiza ibi n'ibi, amazi n'umuriro birafunze uyu munsi, ubwo ntishyuye fagitire, ubwo n'undi bikabuko nawe ubwo bitagenze gutya nanjye igihano ni iki. Ugasanga inshingano, kuzuza inshingano wabigize nk'aho ari feva ugirira undi. Ntabwo inshingano ari feva, inshingano ni wowe ziriho, ntabwo inshingano umuntu azirebera mu wundi. Aho hantu murimo muranyumva? Ntabwo inshingano nzirebera mu wundi uko yabikoze ngo tujye gusigana. Pastor duhaye urugero rwiza rwo ku kazi, buri muntu wese yahabwa ibaruwa y'akazi bamuhamo n'inshingano. Izi nshingano ntabwo avuga ngo nzazikora ari uko deregiteri yakoze izi, ahubwo akora inshingano ze, uyu nawe akazabaza ize, bakazaza gukora audite y'ikigo bareba buri wese mu nshingano ye. Rero ubu buryo dukunze gukoresha bwo gusigana ugahanira umuntu mu nshingano zawe, ni ukuri kiriya ni icyaha gikomeye. Inshingano zawe zibazwa nkawe wazihawe, ntabwo zizabarizwa mu wundi. Ubu ntabwo twaba dufite inshingano ahangaha ngo pastor bazajye kumubaza inshingano bamubazemo n'izanjye, cyangwa ngo mvuge ngo murambaza izanjye, mwabonye pastor yarangije ize, bambwira batese ahubwo pastor mu bushinzwe kugenzura inshingano zabo nawe arimo. Urumva rero, nimureke umuntu wese yibone mu nshingano ze. Agaciro kawe ni igihe wakoze icyo ugomba gukora kandi ukagikora neza. Imana ibaha umugisha. Koze cyane. Kutubahiriza inshingano navuga ko ari intandaro ikomeye ndetse yo gusenyuka kw'imiryango, cyangwa byo kubabazanya no gutera mugenzi wawe kubaho yihanganye cyangwa se yarashobewe. Icyo twakwibwira rero twebwe twese numva ngo reka nuzuze izanjye mu maso y'Imana, hanyuma na mugenzi wanjye rwose azabyungukiramo. Twongere twisubiremo twebwe ubwacu, kandi tujye twemera icyo mugenzi wacu arimo avuga. Nta muntu wibabaza. Hari nk'igihe umugabo ashaka kubwira umugore atari kwa mugore we nibyo wigira, cyangwa se umugore akabwira umugabo atari ko nawe urakabya. Ntabwo akabya, ngo hari ikintu kitameze neza, ahubwo ni mu kivuganeho wemere ko amera nk'ukubereye indererwamo kugira ngo ukosoreke. Niba n'amategeko asanzwe ya leta abihanira bigahinduka icyaha ko umugabo yataye inshingano cyangwa umugore yataye inshingano, bikaba byaba impamvu yo gutandukana, nta nkanswe twebwe noneho abazihawe n'Imana. Reka twisubiremo, twishyiraho n'ibintu bidupima. Ujye ubaza mugenzi wawe niba yishimye, ese aranezerewe, umutera umunezero cyangwa umutera kwihangana. Kandi nongere twibwire twebwe abashakanye, ni ukuri mu isi hari ibintu byinshi bisaba abantu kwihangana, byinshi pe. Ubuzima budusaba kwihangana. Wituma rero uhinduka indi mpamvu yo kwihangana ku mugabo mwashakanye cyangwa ku mugore mwashakanye, ngo nawe mbese uhinduka indi motifu, indi mpamvu izajya imutera kwihangana. Dusubire mu nshingano zacu. Na Bibiliya irabivuga mu bantu bahabwa inshingano, babivugaga cyane bavuga ku bepiskopi ko akwiriye kuba ari umuntu utunga neza abo mu rugo rwe. Ngiye bivuze gutunga, sinumva finance gusa cyangwa amafaranga gusa, ni ukuvuga ngo yuzuza ibyo asabwa, ibyo urugo rwawe rumutegerejeho arabikora. Ngiyo ibyo bintu atabikora ntakwiriye gushingwa uwo murimo wo mu nzu y'Imana. Rero Imana idushoboze kwikebuka, no kuvuga ngo ese izanjye ndazikora nk'umugore, izanjye ndazikora nk'umugabo. Ese nakwemera guca bugufi nkabaza umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye ni ibiki twasubiramo uyu munsi, kandi ukemera ibyo akubwiye, ntumubwire ngo urakabye. Imana ibahe umugisha.
murakoze cyane tubakomera amashyi. Ikibazo cya nyuma ku byateguwe hano, babivuzeho gato ariko hari topics zimwe bita tab topics, ibintu abantu bakora ntibashaka kubivuga. Ikibazo cya kane kiravuga ngo imibonano mpuzabitsina ifite uruhe ruhare mu kubaka urugo rwiza. Kamere kwa Pastor Utanzi. Ahubwo se ni hehe idakora buriya ra yuzuye ikora kuri ariya zigize umuntu wese, aho ngejeje kumenya uko numva ku bice byose bigize umuntu. Reka mpere ku cy'umwuka kuko tuvuga ko nyine turi abana b'Imana, twumva Imana, twiga ijambo ry'Imana, turasenga, tuzabana n'Imana mu ijuru. Ariko kuba ndi umunyamwuka ndarana n'abamarayika bamvugisha numva indirimbo zabo, ntabwo byankuraho gukenera mu mubiri uwo twashakanye. Abanyamwuka, haleluya. Mushobora kujya mu mwuka cyane na kira gice kikabakombere kikuzuzwa, ntabwo ari byo. Rero bitera akanyamuneza ibikozwe neza, kuko uyu munsi harimo ibyago byinshi kandi Satani anabitereramo, wenda turaza kubivuga. Si ibyo byonyine atera amatera urugo arazihagurukiye. Rero bitera akanyamuneza ku buryo bwose. Akanyamuneza yo ku buryo bwose kaje no mu mwuka hazagubwa neza, uzaba wishimye, uzasabana n'Imana kandi uzari wibabaye, amasengesho arakama, n'imbaraga zikorera Imana zirakama. Rero ikindi cy'umukoro ukomeye ku bashakanye navuga nuko niba abo bashakanye bubaha Imana bombi, uwo mukoro, ayo materaniro y'abashakanye ari reserve mu isi ya miliyari, hari gituna miliyari zingahe mu isi ya miliyari zingahe z'abantu, ayo materaniro y'abashakanye ari reserve ku muntu umwe. Umuntu umwe muri miliyoni 10 na zingahe zo mu Rwanda, muri miliyari zingahe. Niba umuntu umwe ari we wagenewe icyo gikorwa, ni gute nta kinononsora ku kigero mbashije kumenya cyangwa tubashije kuganiraho. Rero bifite umumaro uretse wo kororoka n'uwo kugubwa neza mu mubiri, ariko bikora no kuri ariya zose. Muzarebe muri bakuru, harimo abakuru wenda iyo birimo bitameze neza, hari akantu k'agashiha ugendana ukuntu. Haleluya. Hari akantu k'agashiha kakwinjirana nako bifite imbaraga ntazi. Uzarebe none ugize ibyago nk'umugabo agacibwa inyuma n'umugore yashatse. Abantu twaganiraga mu minsi yashize, ari umuntu w'icyubahiro ufite n'amafaranga ariko ameze nk'uwanyagiwe. Uzi umugabo ko yambara ikote ryiza, afite n'imodoka nziza, ko yagera mu muhanda akagenda nk'umuntu wanyagiwe utose. Murabona ko imvura yagutoje. Kubera iki? Ibyo bintu byari ibye wenyine, umugore we yabisangije abandi, biranamenyekana. Rero bifite uruhare ku buzima bwose. Ugira imbaraga zo kujya gucuruza niba ucuruza, ugubwa neza uri mu murimo w'Imana, ugubwa neza uri ahantu hose. Ikindi barukore bene data, ibuka ngo byagenewe uwo muntu wenyine. Ni gute ntashakisha umunezero uwo ari wo wose nimba ari kuri uwo muntu wenyine? Kububaha Imana. Ndekeraho. Akoze, reka tumukomera amashyi. Pastor Jean Jacques nawe yagira icyo akivugaho. Urakoze. Pastor yaragerageje kubivugaho mu buryo nyine buhinnye, kandi nta ubundi ni topic yakwizwe yonyine, ni nini cyane, kuko ubwo turimo turavuga umumaro wabyo, ariko tukibaza ngo ni ibiki se, byakozwe gute, byakozwe. Batubwiye nyine ko ari umuntu umwe byagenewe, ariko dukwiye no kwibaza ngo mbere yuko dutekereza no ku mumaro, ubundi tubiha agaciro, tubiha umwanya, kuko hari uzaza yinjira igihe yinjiriye, nta muraho, nta mwaramutse, nta mwiriwe, ati ndagukeneye. Hanyuma ukenewe nawe avuga ati se ni ukujya kubaga, ni ukujya kugera gute, ibintu bigorane bityo. Ariko ubundi ni igikorwa Imana yageneye abashakanye kimwe mu nshingano. Iyo umuntu rero ajya mu nshingano, ntabwo ategereza ko bamubwira ngo inshingano zirageze.
n'ugiye kuzisohoza nawe ku ruhande rwe ntazavuga ngo gahunda yo gusohoza inshingano ngiyi, ahubwo hagombye kubaho ese mugore, ese mugabo, uzi ko ari imwe mu nshingano zawe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ese iyo mubonye iyo nshingano itarimo isohozwa muricara mukavuga ngo ni iki cyabaye hano? Ubundi iyo ubonye udaheruka gusenga uri umukristo uhita wibaza ngo mbese ni iki cyambayeho. None iyo nshingano nayo itarimo iba mu rugo mujya mwicara mukavuga ngo ni iki cyabaye hano? Ese ko wicecekeye n'undi akicecekera aramutse yararwaye mukazasanga byacecekeye rimwe? Ese ko yakwihoreye nawe ukamwihorora ukavuga ngo ndabona atandeba reka nanjye muhime, ugize ngo urimo uramuhima ugasanga umuntu yaragucitse yagiye ahandi. Uzi yuko mu nshingano ufite kuri icyo harimo hano Paulo yageze aho yandikira Abakorinto arababwira ngo kubwo kwirinda gusambana umuntu wese agira uwe mugore undi agira uwe mugabo. None wa muntu yaba agucitse kubera ko yagiye ahandi yaza akaba nyine yagikemuye akaba atakigukeneye, nawe ngo urimo urahimana ngo warakaye, ukazarakara ukazabura n'urakarira ugasanga yaragiye. Buriya ni imwe mu nshingano twari dukwiye kujya twicara mu byo tuganira. Yavuze ngo tubigira tabu. Hari igihe tubigira tabu no hagati yacu turi babiri tukabigira tabu, mbese bikaba ibintu tubanza kwerekana ko ngo dukijijwe cyane, ntabwo twabivuganaho. Nimwereka ko ntanyuzwe aravuga ngo nari indaya, nkajyaho nkirakaza kandi ubwo sinanyuzwe, nkirakaza nkazashwanyuka. Rero njya kubishaka ahandi, nkazashwanyuka ndimo mbishakira muri telefoni. Barimo banyigisha iby'akabariro n'imiti yo kunywa, nkaba ariho njya kubishakira. Umuti wa mbere wari uri mu mugabo wawe kwicara mukabiganira, wari uri mu mugore wawe kwicara mukabiganira. None ngo ugiye kuri babandi ngo batanga imiti ngo imeze gute na gute, ukavayo uri umusazi ahubwo aho kugira ngo uveyo wakize. Ndashaka kubabwira ngo iyi ni inshingano imwe ikwiye gushyirwa mu nshingano zacu za buri munsi. Icyo nicyo gitoya byibura mbashije kongera ku byo umukozi w'Imana yari amaze kuvuga. Naho ubundi nimushaka ko twiga iyi topic tuzahera mu gitondo. Urumva twebwe iyo batwigisha barakubwira ngo sex iri kuva mu rutoki kugera ku rugingo rwose umuntu afite. Ubwo se ibyo twabyiguye umwanya? Barakubwira ngo buri rugingo rwose rw'inshuti yawe rw'umufasha wawe ngo burya rwose rurimo sex. Mwicaye mukaganira ijwi ryawe hari icyo riba ririmo rikora kuri sex, amurebye amaso afite icyo abona kuri sex. Ni ukuvuga ngo ibyo byose bifite ukuntu bigira umumaro mu gutegura icyo gikorwa, ariko uburyo tubifatamo ni uburyo nyine dushaka kuza tumeze nk'abaza gusinya ibaruwa tutanditse tutanasomye, tuza nk'abaje gushyiraho sinyatire gusa. Iyi sinyatire rero izatuma tunazinuka igikorwa, kubera ko inshingano utazirangije neza byanze bikunze bigira ingaruka. Murakoze. Murakoze cyane Pastor, reka tumukomera amashyi. Pastor Tony niba hari icyo yongeraho twamwakira. Murakoze cyane. Ngira ngo babisobanuye neza Pastor Hortense, Pastor Jean-Jacques. Gusa icyo nakongeraho gitoya nuko iki ni imwe mu nkingi zikomeye cyane zubaka umuryango cyangwa zituma urugo rubaho kandi rukagira ibyishimo n'umunezero. Iyo iki kintu kirengagijwe mu bashakanye gifite igaruka nini cyane muri urwo rugo. Iya mbere nuko gikuramo umunezero n'ibyishimo hagati mu bantu, ngira ngo babivuze. Icyo navuga rero, hari ibintu bibiri bavuze. Ntabwo mu by'ukuri iki gikorwa gikorwa
kuko bisa nk'aho ari ukugurira cyangwa ari ukubanza guhendahenda ku bashakanye. Oya, twese tubifitemo inyungu zingana kandi tugomba kugiha agaciro gakomeye cyane. Pastor Jean Jacques arabivuze, ese tutekereza agaciro kacyo? Ese tujya twibaza ko ari ikintu cy'ingenzi mu ngo zacu? Ibyo ni ibintu dukwiye gutekerezaho. Iyo iki gikorwa kidakozwe, yenda bidatewe n'ibibazo byabaye by'uburwayi cyangwa ibindi, aho hantu umwanzi Satani arahinjirira. Haba hari inzira yo Satani yinjiriramo. Icyo rero nakongeraho nuko mu by'ukuri dukwiye gutekereza, kuko hari uburyo bubiri. Hari abantu bananirwa kubikora cyangwa byanze kubera habaye ikibazo cy'uburwayi, icyo gihe turihanganirana n'impamvu. Ariko niba abantu ari bazima hakazamo ubunebwe cyangwa kutabiha agaciro, habamo umugambi wa Satani, haba harimo inzira umwanzi arimo ashaka kunyuramo kugira ngo atere urwo rugo. Kuri njyewe rero icyo navuga, ni imwe mu nkingi zikomeye zubaka umuryango n'urugo kugira ngo rukomeze kugira ibyishimo n'umunezero wuzuye. Kigomba guhabwa agaciro gakomeye, kigomba gutekerezwaho, kigomba gutegurwa, kandi kigomba gukorwa mu buryo tubona ko ari uburyo bwubashye kandi bunejeje mugenzi wawe nk'uko babivuze. So Imana ibaho umugisha, nicyo nakongeraho. Murakoze cyane. Reka nongereho gatoya. Yego. Inshingano zirimo umunezero ubundi ziraryoha. Ushobora kuba nshinzwe guhinga umurima kuko nkeneye kuzagaburira abana banjye. Ibyumva harimo kubira icyuya, harimo kubabara, harimo kuvunika. Ni inshingano ariko zinagoye. Ariko none inshingano zirimo umunezero sinibaza impamvu tutazitabira. Ikindi turengeho gato, umuco wacu utari mubi cyane ariko ufitemo n'ibibi nk'ibyo byo kutavugwaho. Twibuka ko turi abana b'Imana. Tekereza ko mu ijambo ry'Imana rinagena ngo niba nabyibuza umugore n'umugabo kubw'impamvu zo gusenga, bongere babanguke vuba, bongere bahuze imibiri yabo vuba, ngo imibiri yabo itabagerageresha irari ry'imibiri yabo. Turengeho gato ubunyarwanda, tumenye ngo ni umunezero wa twembi. Nibaza nko mu Kinyarwanda ngira ngo ni ibintu duhereza abagabo twebwe bitatureba. Niba ari byo ntabwo mbizi neza, ariko byenda gufatwa muri ubwo buryo, ku buryo umumama ashobora gukura akarinda asaza atazi ko ibyo bintu bibamo n'umunezero. Ni ibyo kubyara, ni iby'abagabo ngo bishime bikazarangira aho ngaho. Nitubiganireho n'abagabo nabo batwemerere ko biganirwaho. Ntago igihe bitagenze neza bivuze ngo umugabo yatakaje icyubahiro cye, umugore yatakaje kuba ari umugore. Oya, ahubwo nibashaka umuti. Ntekereza ko nuko kuzinukwa no kuba byamara iyo minsi akazamo n'uburwayi n'ibindi bitandukanye, byose biterwa nuko kitagenze uko cyari gikwiriye kumera. Kuko nikiganirwaho kikagenda neza badakomerekezanyije mu magambo, ko umuntu ashobora kubwira ijambo none rigukomeretsa rigatuma n'ibyo wari ugerageje bitazongera gukunda. Ariko abantu nibabiganireho, twibyihorera kandi turi abakristo, kandi ari Imana yashobora kuturema tudafite biriya bice cyangwa se tutagira uriya munezero, ikabisimbuka yiza gusanga bitari ngombwa, ikagira ukundi kuntu ibikora tukabyara ariko ntitunezerwe muri uriya munezero yaduhaye. Rero nk'abana b'Imana twibuka ko Imana yabishyize mu ngingo zitugize kubw'umunezero wacu. Dutinyuke nubwo twaba dushaje, wenda kuko umuntu ashobora gusaza atarigeze abivugaho na rimwe, bikubita hariya bakazimya amatara yose, ibibaye bikaba, bitabaye ubwo nyine nta byabaye. Ariko twabigarura n'uyu munsi nubwo twaba turi bakuru tukabiganira. Ntabwo bivuga ko umuntu yabaye inshinzi, ntabwo bivuga ko umugabo atakaje icyubahiro cye, kuko wa mugani Bibiliya nayo yabikoze neza. Ntiyaduha manuel ngo ivuge ngo ni A B C D, iduha umudendezo wo kureba imiterere yacu n'amahitamo yacu atabangamiye iby'Imana byiza yagennye kandi biyubahisha. Ariko reka bigaruke muri twe, bigaruke muri twe nk'uko Pastor Jean Jacques yavuze ngo si umukristo amaze iminsi adasenga yumva ko ari ikintu yanyazwe. Ese ubwo busabane bw'abashakanye niba bumaze iminsi butariho, ngo nakazi kenshi, undi ngo arwaye umutwe, undi ngo arwaye umugongo, undi ngo, ariko tukibaze ngo ese ubundi turimo tunyagwa? Nagira ngo mbibutse ko murimo munasaza. Hariho imyaka umuvandimwe wigeze kumbwira, ambwira ati nimukundane mwegerane hakiri kare ngo hari igihe muzaba mumeze nk'inkingi, inkingi imwe iteye hariya n'indi iteye hariya zitazigera zihura, ikindi turimo turajya no mu ijuru. Ibyo ni ibintu by'inahangaha, nitubinezererwa nk'uko Imana yabiduhaye, tubiganireho, dusabane imbabazi aho twakomerekezanyije. Ushobora kubwira mugenzi wawe ijambo rimukomeretsa, twongere tugarure umunezero data yaduhaye. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane. Agifite mikrofone, hari umuntu wambaje ikibazo hano, kirasa nk'ibyo wavugaga ariko wenda hari icyo wacyongeraho. Aravuga ngo niki wakora mu gihe umugabo atuzuza inshingano zo mu buriri? Ibyo harya bisubizwa n'umugore cyangwa bisubizwa n'abagabo?
ni umugore ibyo ari byose wakibajije. nashaka impamvu. Hari impamvu ziba mu bwenge abantu baganiraho. Nimba nta mubanye ingare ngo mubwire ijambo buriya magambo yacu arakomera. Ushobora kubwira umuntu ijambo rimuhindura ikiremba. Niba ndebye hose ngasanga nta ruhare nabigizemo, twaganira noroheje. Imbaraga z'abagore ziba mu guca bugufi. Icyo twakora icyo ari cyo cyose niho Imana yaziduhaye. Mu guca bugufi havamo igisubizo tukabiganiraho. Niba ari umuntu uri ufungutse wemeye ko tubiganiraho, tugashaka impamvu. Yaba ari impamvu y'umwuka tukayisengera, yaba ari impamvu yo kujya inama tukajya inama. Kuko ukuntu duteye no mu muco wacu ntabwo akenshi twifuza ko ibyo bintu hagira abandi bantu bo ku ruhande babimenya. Nitubanze dushaka igisubizo turi babiri. Igisubizo turi babiri tutakibona, ubwo tuzagisha inama undi muntu wo ku ruhande w'umwizerwa utazatuvamo. Urumva ari uko. Pastor niba twongerereho. Nibaza ko wagishubije neza. Ikintu cya mbere ni ukwiga, ni ugushaka uburyo mumenye impamvu yabiteye. Ese ubundi byabanje kuba bibaho ntibyabiza guhagarara? Bihagaze se urabona ari uruhare rwe, ubwo iyo mpamvu igashakishwa. Hari n'igihe biba ngombwa kujya kwa muganga. Hari n'indwara zibaho zishobora gutuma ubushake buhagarara. Icyo gihe mufashwa na muganga. Ariko byose bihera nyine nk'uko Pastor Hortense yabivugaga, mu gushaka impamvu, kandi mukayishakira hamwe mu bwubahane no mu rukundo. Mwamara kuyishaka mwayibona mugashaka igisubizo. Numva inama twabaha yaba iyo ngiyo. Murakoze cyane ko dufite ibibazo byinshi hano, sinzi niba byose turi bisubize, ariko ndagira ngo ngende wenda mbariza kimwe, ibihuye ntabwo ndi bubisubiremo. Muraza kwihangana abantu babaje ibibazo bisa nkaho bisa. Yabaje ngo ndagira ngo musobanurire kuremwa k'umuryango. Ese ushobora gusubirayo ugashaka undi? Musobanurire mugenzi wawe yarasubiye inyuma, wamubwira ukabona atabyumva, wakora iki? Imbere y'Imana nabibazwa. Umusobanurire mugenzi wawe yarasubiye inyuma, wamubwira ukabona atabyumva, wakora iki? Ese imbere y'Imana nabibazwa. Ariko hejuru atangiye avuga ngo musobanurire, ese ushobora gusubirayo umuryango. Ndagira ngo musobanurire kuremwa k'umuryango. Ese ushobora gusubirayo ugashaka undi? Sinzi nimba bisobanutse, ariko yabazaga nimba, ngira ngo ndibaza ko urugo runaniranye yagenda agashaka undi, cyangwa se abwiye mugenzi we ibitagenda neza ntabyumve, ibyo yazabibazwa imbere y'Imana. Byumvikanye? Arakoze cyane. Reka ngire icyo nyivugaho, hanyuma n'abakozi b'Imana baraza kugira nabo icyo bakivugaho. Icya mbere nasubiza ku kibazo cya mbere cyo kuvuga ngo niba byanze yasubira agashaka undi. Igisubizo ni uko twebwe nk'abakristo, nk'abantu twakijijwe, ntabwo twemera gusenya, ntabwo twemera gutandukana mu buryo nk'ubwo ngo wisubireho ushaka undi. Kuko umuntu afite iyo myumvire, nubwo yasubira agashaka undi, nanahura n'undi nawe afite akandi kabazo, azasubiraho ashake n'undi, azahora mu gusubirayo. Numva rero umuti atari ugusubiraho no gutekereza gusubiraho ugashaka undi, ahubwo umuti ni ugusenga kugira ngo Imana ihindure n'uwo nguwo yaguhaye, kuko Imana ifite ubushobozi bwo kumuhindura akaba muzima cyangwa nk'uko wifuza ko mwabana. Icyo navugaho ngewe, ntabwo rwose gusubirayo nagira umuntu inama ngo nanabitekereze, kuko gutekereza ibyo ngibyo bikujyana kure. Iyo watangiye gusubirayo wakwikanga wasubiyeyo nyine, kuko ibitekerezo umva ko wasubiraho ukajya gushaka undi. Ariko amahirwe make nuko wanasubiraho ugashaka undi, bwacya nabwo ejo bikakunanira, nabwo ugashaka kongera gusubiraho ugashaka undi. Icyo rero icyo nakivugaho, musengere kugira ngo Imana imuhindure. Icya kabiri, kucyo yaravuze ngo mugenzi wawe yasubiye inyuma, ukamugira inama nabyumve, ese Imana izamukubaza? Icya mbere ni uko
mu by'ukuri twese tuzi buri muntu wese azibarizwa imbere y'Imana, nta muntu azabazwa iby'undi. Oya, ko Bibiliya iratubwira ko twese buri muntu wese azahembwa ibihwanye n'ibyo yakoze, kandi buri muntu wese azitangira raporo. Icyo wenda mbaze nyivugeho hanyuma nze gutanga yenda inama, ariko musubiza nuko uwazibarizwa. Gusa wowe nka mugenzi wawe mubana, nk'umugabo we cyangwa umugore, ufite inshingano yo kumusengera kugira ngo Imana imugarure. Inshingano ufite wowe yenda n'icyo Imana yazakubaza nuko yaba yarasubiye inyuma, n'umugira umutwaro wo kumusengera no kumusabira ku Mana kugira ngo Imana imugenderere, ukarekerayo. Ariko ubundi bwo uwo nguwo yasubiye inyuma, agibwa inama cyangwa agirwa inama, nabyumve, komeza umusengere, Imana ishobora kuzamufata mu gihe gikuri ikamugarura. Ariko itanamugarura wowe wanamusengeye, ntabwo Imana izabikubaza, azibarizwa ku giti cye. Wewe wakoze uruhande rwawe rwo kumusengera no kwinginga Imana, ariko kuvuga ngo Imana izabikubaze ibikuryoze, ndatekereza ko ntabwo ari byo. Imana izabimubaza we, ibyo yakoze niwe azabibazwa kuri wa munsi. Murakoze cyane. Yakoze. Pastor Jean Charles nabonaga ari cyo ashaka kongeraho. Ntabwo ari byinshi nongeragaho. Ku kibazo cya mbere uyu muntu yarabajije ngo ese byanze wajya gushaka undi, ndumva ikintu cya mbere twamukosoraho nuko kuzana uwo mubana cyangwa kugira uwo mubana si ukujya gushaka nk'uko wajya gushaka igicuruzwa mu isoko. Iyo rwabaye urugo rwa Gikristo, ibi bintu byubakwa. Mwibuke ko umugore mwiza ngo umuntu amuhabwa harya nande, amuhabwa n'Uwiteka. Noneho niba ari ukujya gushaka rero, twajya dushaka ejo twongera dushaka, tuzabona byazagorana. Ariko ugenda ukishakira ejo ukongera ukishakira, ubwo hahandi kuba urwa Gikristo nta byaba birimo. Twebwe nk'abakristo umugore mwiza tumuhabwa n'Uwiteka, tumwakira nk'impano y'Imana. Kuba uyu munsi twagira utubazo mu mibanire tutarahuza imico, tutarahuza wenda ibyo, tutarajya ku murongo umwe nk'uko tubyifuza, ntabwo bivuga ko ari we mubi. Mwibuke rya jambo ryo gupfa twahereyeho. Ese urashaka ko apfa we, wowe ugakomeza ukaba uwo wagomye, ushaka kuba we, cyangwa ninjye wabanza ngapfa sinterura ibyananiranye byose ngo mbishyire kuri mugenzi wanjye? Buriya mu bintu bya mbere byicingwe ejo nahoze mbivugaho, ntabwo buriya akaga kenshi duhura nako mu rugo, uhora ubona amakosa muri mugenzi wawe, kandi umuhora umubonamo mubi, ikigeragezo, ingorane wahuye nayo, urukweto rutagukwira, ihwa riguhanda, bigira amazina. Bigira amazina kuri YouTube ho bayasubiramo, ubwo hari nayo ntavuze ateye n'ubwoba. Noneho mbwira irihwa, uyu mugore wawe wisihwa, niba uyu muntu amaze kubihwa, ejo ukajya kuri pfumbata ugapfumbatiwa, irihwa murumva rizageraho rizana ibyishimo? Umuntu yapfumbata igihuru kikazazana ibyishimo cyamaho? Ntabwo byakunda. Buriya ibi byose mureba byaremwe n'ijambo gusa. Isi ngo yari iriho nta shusho yagiraga. Imana ivuze ngo habeho, habaho, irongera ngo habeho, habaho. None niba umuntu umwisihwa arabuzwa n'iki kubiho? Imana imaze kubirema yabwiye umuntu ngo nawe bibwire. Iyi nyisi ntare ngo iracyari ntare na bugingo, icyo yise urukwavu cyari ukwavu na bugingo, ubwo icyo yisihwa kiracyariho na bugingo. Ni ukuvuga ngo burya akanwa kacu kararema. Wahesheje umugisha uwo mu bana, ukamubonamo umugore w'intwari, ukavuga uti ko wari usanzwe uri intwari, uyu munsi byagucitse bite? Naho umuntu ashiririje rimwe, bavuga ngo ariko mungaburira amakara. Amakara ubwo se wowe niba bayakugaburira wowe ukayarya, ubundi ubwo uri iki?
hari umugabo wigeze kwita umugore yaje arira aje kundeba arambwira ngo yavuze ngo ndi umusega. Ndamubwira nti niba nawe aryamana n'umusega ubwo nawe umushakira irye. Umugore ahita aseka yaraje arira. Ndamubwira nti ubwo se niwe yatutse cyangwa yitutse? Nimuracyaryamana? Ati akaba aryamana n'umusega ukababara. Niba aryamana n'umusega mwihorere, uwo tumwihorere. None urabura guhesha umugisha uwo mubana ukagifata ibintu ukarundaho ukumwita biragenda ari we bikamwangiza ari nawe, ariko nawe ntiwisize, nawe uri murangirika. Rero mwifata ngo abaye mubi nshaka undi, burya ni mubi pari raporo y'iki. Aho hantu uhatekereze neza. Ntabwo rero dukwiye gutwara ibintu gutyo, amakimbirane ntiyazakemuka. Iyo ujya gukemura amakimbirane neza, wowe urabanza ukumva ko wapfuye ukaba igisubizo aho kugira ngo bikibazo. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Agifite mikrofone reka tumubaze n'iki kibazo, wenda n'abandi baramwunganira. Ese umugabo udakijijwe usesagura umutungo w'urugo cyane cyane amafaranga, kandi wowe umudamu ntayaguhe, wakora iki? Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, ko tubasengera ariko ntibakizwe tuzakora iki? Uyu muntu ntimumuseka, ariko buriya yavugishije ukuri kose, niko mu mutima bimeze. Urumva hari igihe ubona byaratinze, ariko ikintu cya mbere cyo gukora ni ugukoresha impano Imana yaduhaye yitwa kwihangana. Ubundi uri musengera cyane cyane nk'umugabo wawe kandi ari wowe ubangamiwe, uba wumva yakizwe ejo mu gitondo. Hari n'igihe ujya mu masengesho ugataha uvuga uti nshobora gusanga yakijijwe, wahagera ugasanga ahubwo yabaye mubi kurushaho. Ibyo rero nuko bwa mbere nibanze bikoreka agaciro k'agakiza. Buriya gukizwa ni ubuntu bw'Imana, ntabwo gukizwa byavuye ku masengesho. Twarasenze ngo dukizwe, hari imbaraga twashyizemo ngo dukizwe, hari igiciro twishyuye kugira ngo dukizwe. Gukizwa ni ubuntu bw'Imana. Hari igihe rero umuntu asenga akanasenga nabi. Rimwe naganiriye n'umumama nawe ameze ari mu kibazo nk'icyo ngicyo, ambwira ati ngiye nzishima umugabo yakijijwe. Ndamubwira nti no, uri umukirisitu? Ati ndi umukirisitu. Urashaka kuzishima umugabo yakijijwe? Ngo turimo tujyana mu murimo w'Imana, nyine yashyiramo Imana kumva birahita biba mu gitondo. Ndamubwira ntabwo ari uko ibintu bimeze. Ubwami bw'Imana bukurimo. Ati none se ubwami bw'Imana ko ari ibyishimo n'amahoro, ukaba ushaka kuzishima umugabo yakijijwe? Umugabo niwe bwami bw'Imana muri wowe? Yumva sibyo. Ndamubwira nti abo rubanza wige kugira ibyishimo ukuye ku Mana, ntushakire ibyishimo ku mugabo. Wowe Imana yakuremye ku giti cyawe, ufite destiny yawe nawe afitiye, nuko mwahuye. Hanyuma rero umugabo naza ukagera ku rwego rwo kuba ushobora kugira imbaraga zo kwihangana no mu gihe atarahinduka, ugasaba Imana ibyishimo, ahubwo muri iki gihe ukiri mu ntambara uzabanza uruhuke, hanyuma uheshe umugabo wawe umugisha. Ni naho uyu munsi uragenda ukamusengera. We yarasengaga ngo niba adakijijwe napfe birangire. Numva yari yananiwe, yari yageze ahantu ananirwa. Niyo mpamvu ngira ngo mbabwire bakristo bene data, Paulo yaranditse aravuga ngo niba ubana n'umugabo udakijijwe, mwerera imbuto ahari ushobora kuzamuhindura. Ariko kugira ngo were imbuto birasaba ko wowe uba ufitanye ubusabane n'Imana. Ntabwo buri munsi nturebe ngo aje yasinze, ngo ageze atya, ngo arongeye ageze atya, ntayampaye kandi arayafite. Nujya muri utwo n'isengesho uzasenga rizaba ari iry'umubabaro, bizaba ari agahinda, si amasengesho. Hari igihe muzabona umuntu ari hano anasenga arira, anavuza induru, mugire ngo ari mu bihe byiza, ari agahinda n'umubabaro byamwishe. Mbere ya byose banza wisengere wowe uturwemo n'ubwami bw'Imana,
ugirane ubusabane n'ubwami bw'Imana, hanyuma ibyo nibwo uzabidomina, ubigende hejuru. Kuko n'ubu ngubu turi aha ngaha tunakijijwe, munabana munakijijwe, ntabwo ibintu byose bizatungana. Nushakira ibyishimo mu byishimo mu neza y'umugabo, mu byatunganye by'umugabo cyangwa mu byatunganye by'umugore, uzaba mu rugo utari stable. Uzajya uhora uhindagurika, ibyishimo n'amahoro yawe ntibizamara kabiri. Ariko numara kubaka ibyishimo byawe mu mubano wawe n'Imana, ahubwo azajya atangara bigusoromeho, abone uhorana umunezero, uhorana ibyishimo. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo no mu byago nzaririmba ndiki harya. Uriya muririmbyi buriya mu mutwe ntihakoraga neza. Yaravuze ngo nuhagiwe n'amaraso, ngo ngira gute, nkomezwa n'iki, n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'iki, none ubwo bimeze bityo ndiki, ndamahoro. Ubundi umunezero wacu, ibyishimo byacu, amahoro yacu tubifite muri Kristo Yesu. Iyo twamaze rero kujya muri Kristo Yesu, niho dusigara dusuzugura ibisigaye. Naho ubundi nubyubakira mu umuntu se nawe ko atabihorana, nawe ko atabasha kubiguha buri gihe, bizatuma ucogora. Subwo nari ngerageje kugisubiza. Yego, Imana ibaho umugisha. Akoze cyane pastor. Ndabona iminota yihuta kandi ibibazo ni byinshi hano. Reka mbaze Pastor Hortense. Hari uwanditse aravuga ngo iyo icyemezo gifashwe mu rugo mutabyemeranyaho, umwe abona icyo cyemezo ko nta nyungu gifitiye umuryango, wacyemera kubera kwera imbuto nziza kandi nta terambere ririmo? Kubera ko tutazi icyo cyemezo icyo ari cyo, biragoye kumenya kugisubiza. Yanditse hasi aravuga ngo na konte mutayihuza. None se ubundi ko tutayihuje urageraho ijambo gute? Nk'umugore tuba tuvuga ingo z'amoko menshi. Muri abubaha Imana koko, umugabo yubaha Imana, mwabiganiraho mukiha n'igihe mukavuga uti reka twongeye dusenge, kuko nabonye biduhombye inshuro nyinshi ibintu tutumvikanyeho twembi, umwe akabishegera cyane, birangira kenshi biduhombeje. Muri Imana yaraduhuje kugira ngo twuzuzanye. Iyo rero ari umuntu wumva, ushobora kumva, ushobora kwihigiye uvuga uti reka ibi bintu ndumva ntabyumva neza, reka twihigiye tubisengere ukwezi kumwe, mezi abiri. Ariko hari igihe ubwo busabane ndimo mvuga baba budahari, umuntu n'ubundi akora ibintu bye nk'uko abyumva, wamugana konte ntimuyihuriyeho, ntunazi n'amafaranga ari ubundi urabitambamira gute. Icyo gihe rero bidashyira urugo mu kaga gakomeye, ko hari ibintu bishyira urugo mu kaga gakomeye, mukazatezwa cyamunara ku byo mwari mumaze kugeraho, abana bakananirwa kujya mu ishuri, ibyo byo birakomeye. Ariko atari ibyo ngibyo, umugore yagandukira umugabo, uko nge niko numva, umugore yagandukira umugabo, wenda ni business, nakamodoka ashaka kwigurira, nakandi kantu yongeraho, ariko ibibangamiye ibyahungabanya urugo burundu, navuga ngo nshobora kutabigandukaho, reka mbyite ko ari kutaganduka, ahubwo tugashyiramo undi muntu hagati tukajya inama, kuko hari ibyemezo biba bikomeye bishobora gukura abantu ahantu bari bamaze nk'imyaka 20 hageze, bikaba byabamaraho burundu. Tuvuge niba umugabo wenda sesagura ari umusinzi cyangwa n'ibindi, ubona ari ibyemezo biri mu mpfapfa bukomeye. Icyo gihe ntago ari uko butamugandukiye, ahubwo kugira gutera nukubera amaso umutungo wanyu. Ariko hari igihe ubangamira umuntu hari ikintu kidafite icyo kibatwaye, uramureka, kuko kenshi nayo mafaranga nibaza ko aba yayakoreye, uramureka. Wenda nakamodoka ashaka kwigurira, cyangwa hari ibintu abagabo bakunda wenda twebwe tudakunda, natwe dufite ibindi dukunda badakunda. Icyo gihe ntabwo wahora uhagaze umeze nk'umupolisi mu nzu ubangamiye ibintu byose, ngo oya wakoroshyamo, ahandi bikaba ngombwa kubera amaso umuryango. Ikindi yari nk'ikintu nk'icyo ngicyo, ni byiza ko wicarana n'umuntu, kuko urumva tuba dusubiza muri rusange. Ariko igihe wumva biremereye umutima wawe, ni byiza ko wegera umushumba, wenda mukabiganiraho. Ndumva ari uko. Arakoze cyane Pastor Hortense. Hari ibindi bibazo, kambaze Pastor Tony. Baravuga ngo umugore yashakanye n'umugabo ufite ingeso mbi, ndetse yagera no ku rwego yamwica. Umugore agasenga ndetse n'inshuti zikamugira inama bikanga. Uyu mugore mwamugiriye iyihe nama? Akoze cyane. Ngira ngo ikibazo kiravuga ko umugore abanye n'umugabo afite ingeso mbi kugera n'ubwo yamwica.
ndagira ngo wenda nsubize iki kibazo mu buryo buza kuza kumvikana neza. Kubana n'umuntu afite ingeso mbi birashoboka, tukabisengera, tukihangana, tugategereza igihe cy'Imana. Nka wa undi yavuze ko basenze barambiwe. Ntabwo iyo dusengera abantu kugira ngo bahinduke turambirwa, kuko natwe twakijwe mu gihe Imana yabonaga ko igihe kigeze. Gusenga rero icya mbere, ntabwo dusengera abantu ngo tugere hano ngo tuvuge ngo biraturambiye turabiretse. Oya, turasenga tukihangana tugategereza kugeza igihe Imana izabikora mu gihe cyayo. Kandi icyo twizera ni kimwe, nuko igihe kigera Imana ikabikora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko iyo bigeze ku rwego rw'uko umwe atekereza kwica undi, ibyo biba bigiye ku rundi rwego rwita cyangwa twita kutihanganirwa. Ikivutse ubuzima bw'umuntu, umuntu ashobora kugira ingeso mbi, akajya asinda, akagira izo ngeso zindi, ukamusengera ukihangana, ariko iyo byageze hano ukabona arimo arategura cyangwa yanabikubwiye, ngewe inama najya, sinakubwira ngo yenda uwo munsi tujya kwaka divorce, ariko nakugira inama ngo bise uwo muntu ataguhitana, kuko ubuzima ni ikintu kitajya ntabwo kigurwa, ntabwo nta hantu tubona PS yacyo. Iyo byageze mu kwica biba byageze mu rundi rwego cyane. Yenda niba ufite ibimenyetso, ariko se ni iki cyabikubwiye yenda ko ageze mu rwego rwo kuba yakwica? Niba yarabikubwiye cyangwa ukabona hari ibimenyetso, icyo gihe ubanza gukiza ubuzima bwawe, ukagira aho ujya mu gihe utegereje no gukomeza gusenga, ariko ukarengera ubuzima bwawe kugira ngo atabuhitana. Kuko ntabwo dukizwa kugera ubwo dutega ijosi ngo abantu bace ijosi ngo cyangwa batwice tubibona kuko turimo dupfira umugabo cyangwa umugore. Ngewe nta muntu nagira iyo nama, uwadupfiriye ni Kristo wenyine, ariko twebwe nawe uhari wo kugira ngo atege ijosi undi amwice kugira ngo abashe gukomeza kubaho. Oya, numva rero icyo navuga, nubona hari ibimenyetso byo kuba yaguhitana rwose, wakiza ubuzima bwawe ukaba ufite ahantu ugiye kugira ngo ugire amahoro. Kandi ikindi kinakurikiyeho, reka uwo muntu nabyo tunanabivuge, umuntu agambiriye kwica, mushyikiriza inzego zishinzwe kuba zamukurikirana. Umwicanyi mu by'ukuri mba ntekereza ko yabigeze ku rundi rwego. Ngewe rero icyo natangaho inama, numva ko kwihanganira ibigeragezo ibyo ni ibisanzwe ku bakristo, ariko icyitwa guhitana ubuzima bw'umuntu, icyo ni icyo umuntu ahunga igihe ategereje gutabarwa no kugirirwa neza n'Imana. Murakoze cyane. Murakoze cyane Pastor. Sinzi Pastor Jacques aricyo wacyongeraho? Okay. Hanyuma Pastor Hortense namubaza kino kibazo, kiravuga ngo mu bashakanye bamaze imyaka hafi 20 kandi bafite abana bakeneye kwiga, umutungo ucungwa n'umugabo, konte ariho wenyine, yaranze kwishyiraho umugore agacunga umutungo wenyine. Hari ibintu byinshi bibura, umuntu yakwihangana ate? Ubwo hari formule yo kwihanganira, yakwihangana nyine kuba yaragize ibyago. Nibyo nigeze kuvugaho kare, nukuba twaravuye mu mwijima tukaza mu mucyo, ariko ntitugendane ingeso z'umucyo. Nukwiyiba, nukwihemukira, kutamenyesha umutungo ufite mugenzi wawe mu bana, nukwihemukira. Turi abantu bagendana n'urupfu buri munsi. Anytime wapfa, utanapfuye wamugara, habaho n'izindi mpamvu. Hari n'ibintu Pastor tunigeze kuvuga, umutwe umwe wifasha gusara, ntabwo wifasha ibintu byiza. Sinumva rero umuntu witwa umukristo, niba unahari wihane, n'abadukurikira bihane, guhisha umutungo w'urugo rwawe. Ariko umugore kwihangana, yakomeza kwihangana, kuko niba mwarabiganiriyeho mukabivuga mukagisha inama, mwese urakora iki kutari buruvemo. Wenda abagabo baraza kutwunganira niba hari ikintu umuntu yakora kugira ngo umugabo ahinduke gutya, ariko sinzi ko kibaho. Nta hantu umuntu akanda ngo umuntu ahinduke, hahari twaba twarakanze turi benshi. Wenda banyunganira. Pastor Jacques ngira ngo araza kugira icyo avuga, ariko reka nsaba abagabo bari hano bagenzi banjye. Pastor Hortense abivuze neza. Hari ibintu bimwe abantu bakora ukabona arimo arihemukira, nuko utabitekerezaho kabiri. Gufata umutungo wanyu ukawuhisha umugore wawe, cyangwa ukagira konti atazi, ejo n'ejo bundi uzinduka ukajya mu muhanda cyangwa ukura indege ukagenda,
urimo urahemukira umuryango. Ntabwo urimo uhima uwo mudamu, urimo urahemukira umuryango wose muri rusange, kuko tumenya iminsi iyo tumaze, ariko iyo dusigaje ntabwo tuyizi. Najya inama ngewe ku cyo nakongera, Pastor Hortense yaramaze kubivuga. Umugabo w'umukristo wese, niba wari ufite n'iyo ngeso, uyireke. Ni ingeso ya gipagani, reka mbivuge gutyo, ni ingeso itari nziza. Niba hari n'ibibazo by'ikoreshwa ry'umutungo mu buryo budasobanutse, mubivuganeho, munabimubwire. Pastor Hortense waza abivuga, nunafata n'ingamba umubwire ngo impamvu ni 1, 2, 3, ariko konte ngiyi. Abaze ibyo bintu, kuko nibyo bizabafasha kugira ngo urugo rwanyu n'abana banyu n'umuryango wanyu uzatera imbere, n'igihe uzaba wowe udahari. Ibyo mwakoreye n'ibyo mwashatse nk'umuryango bizabagira inyungu mwese muri rusange. Ariko utabikoze gutyo, hari igihe ushobora kuzasanga ibyo waruhiye byungukiyemo abandi rubanda, abo wasize bagasigara basabiriza. Ni ingeso itari nziza rero. Murakoze cyane. Arakoze cyane Pastor, arakoze cyane. Dufite ibibazo, ngiye kubaza ibibazo 4 biri hano. Urihangana ubisubirize icyarimwe, hanyuma ndaza kubaza ikibazo cya nyuma dusoze. Abo tutasomeye ibibazo ndibaza ko umwanya wagiye, ntabwo byose twabisubiza, ariko hari byagiye bisubirizwamo. Uko bagendaga basubiza, bimwe byagendaga bisa. Ndibaza ko bamwe babonye ibisubizo byabo nubwo tutabisomye. Ibibazo biri hano biravuga ngo kubera iki, yabyanditse mu Cyongereza kangereze kubishyira mu Kinyarwanda. Aravuga ngo kubera iki imiryango myinshi ihura n'ingorane ngo no kubera iki imiryango myinshi isenga ijya mu nsengero ihura n'ingorane ndetse n'abakozi b'Imana, cyangwa ihura n'intambara. Icya kabiri kiravuga ngo kubera iki abakozi b'Imana benshi badafite ingo zinezerewe, hanyuma ku iherezo abana babo bakanga Imana. Icya gatatu kiravuga ngo kubera iki why is it that when my wife takes time for prayers she's not happy at all? Actually, I ask myself, have I hurt her in any way? Is she being fed with wrong information? Ubwo icyanyuma kiravuga ngo what is the role of the church in building good happy families? What is the role of the church? Ndibaza ko babyumvishije. Reka ndebe ukuntu nabisubiriza rimwe. Mu by'ukuri reka mpere nko kuby'inyuma ngaruka kuby'imbere. Ese kuki abantu bashobora kuba mu rusengero batishimye, ndetse no mu miryango gushimishanya cyangwa kugera ku byishimo ntibikunde, birimo biraterwa n'iki? Iki kibazo ngiye nigeze kukibaza nanjye ubwanjye. Ndakurikirana mu nsengero, ugasanga umuntu ari mu rusengero, ariko ugasanga mu rusengero ntarimo agera ku byishimo cyangwa se ku munezero, reka mba ariko mbyita, bitari no mu ngo gusa, ahubwo n'umunezero twagombye kugira nk'abari muri Kristo Yesu, ugasanga ntituwushyikira. Birimo biraterwa n'iki? Ariko ubushakashatsi buto maze gukora, maze kubona icyambere, ntitujyamo ntitunavemo. Murimo muranyumva ako kantu? Tumeze nk'abari muri Kristo ariko nanone ntitunarimo, turi aho hagati. Noneho ntabwo rero idini rishobora kuzana ibyishimo, Kristo niwe uzana ibyishimo wenyine. Kugira ngo rero ugere ku byishimo Kristo atanga, nuko wemera kumwiyegurira bya nyabyo nyine, kwiyegurira Kristo uko yabivuze. Ubundi nta kuntu waba waramenye ko ibyaha byawe wabibabariwe muri Kristo Yesu, ngo umenye ko watsindishirijwe, umenye ko Imana yatuye muri wowe, Mwuka Wera atuye muri wowe, ngo ibyo bintu byibura ibyo ngarukiyeho
ubure ibyishimo, ubure umunezero, ntabwo byakunda. Ahubwo uraza rimwe na rimwe wahahurira na Jean Jacques yakwigisha ukumva umeze nk'umuntu witabye ubushinjacyaha, kubera ko akwibukije ibyaha byawe. Nta muntu uva mu bushinjacyaha azamurira amaboko Imana, abavuga ati n'ubundi bagusezera bakubwira ati nitugukenera tuzagutuma. Urumva ntibakubwira niba idosiye irangiye cyangwa itarangiye. Abantu benshi bo baza mu rusengero bameze nk'abitabye umushinjacyaha. Yava hano rero umushinjacyaha amusomeye ibyaregwa kandi urubanza ntirurangiye, ubwo yagenda akajya mu munezero ate. Aho rero kikaba ikibazo kimwe. Noneho rero mu rugo bya bindi natahanye, hahandi no mu rugo yo ntabayemo ngo mbemo, ngo mbe narapfuye, bya bindi twavuze, mbe nariyeguriye urugo, mbe nzi yuko ntaharanira ibyanjye ahubwo mparanira ibyacu. Itandukaniro ry'ibyo bintu murabyumva. Mu rugo ibyo mparanira si ibyanjye, ndaharanira ibyacu. Ndatakaza ibyanjye nshaka ibyacu, ndashora ibyanjye ngo tugire ibyacu. Urumva iyo ntizi ibyo nzaba mu rugo ntatanga ibyishimo, ntatanga umunezero. Ntabwo ndi mu rugo ngo ninezeze, ahubwo ngiye ubu ndi mu rugo mbereyeho umunezero umufasha wanjye, nawe ari mu rugo abereyeho umunezero wanjye. Ngo buri muntu wese anezeze ndera mugenzi we. Noneho rero niba dufite umumama hano mu rusengero nk'uko kiriya kibazo kibajije, akaba uyu muntu atarimo agera ku byishimo, wa undi wakibajije ubwabo niba ari umugabo nabanze nawe yisuzume, ese arabibiba kugira ngo abisarure? Ngewe iyo nshaka kumva ikintu neza nihera, ntabwo mpera kuri mugenzi wanjye. Iyo ngeze mu rugo nkabona nta munezero uhari, ndabanza nkavuga ngo mbese hari icyo nakoze ngo uru rugo rubonekamo umunezero? Nabona ntacyo nakoze ngaharanira kugikora. Nabona njye nakoze icyo ngomba gukora, niho natangira gutekereza kuri mugenzi wanjye, ntuyu munezero mfite ndawumwinjizamo. Hari umuntu umunezero ugwa nabi? Hari umuntu umunezero ugwa nabi? Ni ibintu washyira mu kanwa ugacira, utamiye ugasanga ni umunezero watamiye, wacira wakomeza ukanyunguta ahubwo. Urumva rero umuntu wese arawukeneye. Yabarijemo ikibazo atari ko ni gute ingo z'abapasitoro zitishimye, ngo nyinshi, ngo zitishimye, ngo ndetse n'abana babo ngo bikabatera ngo kuzinukwa Imana. Ikibazo yabajije kirakomeye, ariko reka nkigarukeho muri ubu buryo. Ntabarura wenda ndakora ngo menye niba ari zo nyinshi, ariko hari igihe kuba pasiteri bitandukanye no kuba hahandi nababwiye muri Kristo. Kuba pasitoro ntabwo bivuga ubu kuba nicaye hano ndi pasiteri ntibivuga ko ari uri muri Kristo cyane. Icyo tubanze tucyumvikaneho. Ariko urugo rw'umupasiteri w'umukirisitu, ibyo byishimo birimo, uwo munezero urimo, kandi abana be n'umugore we ndagira ngo nacyo nkigarukeho. Rimwe nigeze kujya kwigisha abagore ba pasiteri, noneho ndababwira nti mwabagore mwe ndabona mukwiye kanseringi. Ni kanseringi mukwiye niyihe? Ngewe Jean Jacques narahamagawe, madamu wanjye Nadine ntiyahamagawe. Abantu bajya kudukota bakashaka kudukota ku rwego rungana, yavuga bati n'umugore wa pasiteri avuga atyo. None se nawe ni umugore w'umukirisitu, nawe ni umugore w'umukirisitu, none se muragira ngo avuge nka pasiteri kandi ari umugore w'umukirisitu mugenzi wanyu? Noneho bagashaka kumukotera ku rwego rwo hejuru nk'urwa pasiteri wahamagawe wamaze kwiyegurira Imana byarangiye. Noneho n'umwana nawe bagashaka kumurebera mu iyo shusho, yanakina n'umupira yakwica undi mwana kwa kunda yamukubita nk'ikigingo, bati uzi kuro kwa pasiteri umvara. None se nyine pasiteri yabyaye umuntu, pasiteri yabyaye mwene Adamu, ntabwo pasiteri yigeze abyara marayika.
yabyaye umuntu, kandi uriya muntu akeneye ubuntu bw'Imana nk'uko nawe wabukeneye bukakugeraho. Bene da, ntabwo ari ukwisobanura kuko ndi pasiteri, ntabwo ndimo nibabarira, ndimo ndabishyira ku mugaragaro. Burya hari urwego mutekerezamo umuntu wo kwa pasiteri ufitanye isano na pasiteri, ntiwabana muri umuntu wa pasiteri naho bagashaka kugutekereza nk'uko nawe ubupasiteri bukurimo. Ntabwo bumurimo. Ni njyewe wahamagawe, maze guhamagarwa, wenda mpamagarwa mfite umugore, wenda uwo mugore ntanakunda n'ubupasiteri ariko ni umukirisitu. Nimumufata ku rwego rw'umukirisitu muzasanga ari umukirisitu mwiza, ariko nimumupimira ku rwego rw'ubupasiteri muzagira ngo ntiyishimiye n'ubupasiteri. Ntabwo ari byo. Hari pasiteri nawe ashobora kugira umugore akamunanira. Ndabizi, twagiye tubagira, mwana hajya ugasanga na pasiteri yamara gutera ikoti agahita arifata akarishyira nko mu biziba yaragiye kujya mu iteraniro. Abo twarabagize. None ikibazo, icyo kigeragezo cya pasiteri turahita tukigira in general ngo abagore ba pasiteri bose barananiranye. Oya, pasiteri nawe yagiye gushaka mu muryango nyarwanda ufite ibibazo byawo byihariye. Nawe ashobora kuba yaranashatse ataranakizwa, ashobora kuba yaratomboye nabi cyangwa yarahushije, ariko arakomeza yihanganire muri uko guhamagarwa no kuri uwo mugore umeze gutyo. Ibyo rero ntabwo burya pasiteri yakijijwe azera imbuto nziza zigera ku mugore no ku bana. Pasiteri yabaye pasiteri gusa atakijijwe, ibye imbuto ikimurimo n'icyazera, nuko bizagenda. Hanyuma avuze ngo ese ngo kuki ingo z'abakirisitu zihura n'ibigeragezo? Mwene data namubwira nti nukuri zo ngo nuko ari zo wamenye zonyine. Iyo uza kumenya rero izatari z'abakirisitu, wumva wari kuhita uvuga uti zo nta nubwo ari ibigeragezo, ni ibindi bindi. Burya ntabwo hari ibintu twishyizemo turavuga ngo uyu muntu akijijwe ngo niwe ugeragezwa. Mumbwira ibyago byihariye biba ku bantu ba hano muri uru rusengero bitari ku isi yose. Ibyago mwihariye mwumva uko Bibiliya imbwira. Bibiliya irambwira ngo nta kigeragezo kizatugeraho kitari rusange mu bantu, ngo ahubwo ukuntu Imana yabigenje kuri twebwe abakijijwe, ngo hamwe n'ibitugerageza iducira iki? Akanzu. Niba muri Abanyarwanda akanzu kaba karahagaragara. Akanzu ni akarembo kari ahantu kazwi n'abo mu rugo bonyine. Urumva rero abo mu rugo bazi ko bo nubwo bageragezwa ariko bafite akanzu. Ni ukuvuga ngo ushobora kumbona ninjiye ahangaha ukabona mu kanya gato y'inzira ahiye ukagira ngo mpiriyemo, naho Imana yandiye urwara irambwira ngo uhita usohokera mu kanzu, mukaza muri abahamya mwese mutarahiye, nta 5 minutes zari zishize yinjiye, mwagenda tugahurira hano hepfo. Nuko Imana itabara abayo. Naho ibyago byo ni rusange mu isi. Ibyago byaba biba mu miryango, byaba biba ku bantu ku giti cye, turabisangiye mu isi. Ahubwo twe dufite umwihariko w'akanzu kazwe n'abo mu rugo gusa, Imana igenda iducira. Ntabwo rero ingo za hano arizo zifite ibigeragezo ku buryo uyu mwene data yonza kumenya ko iza hano arizo zifite ibigeragezo byonyine, bamubwiye agahita ava hano akigendera kugira ngo ibigeragezo bimworohere, akibera umupagani hariya akagira urugo rwiza. None amakuru ngufitiye mwene data, ahubwo shimira Imana ko uri hano, uri ahantu wemerewe akanzu kazajya kagutabara ibigeragezo. Shimira Imana ko uri hano. Mbikozeho byose. Uruhare rw'itorero mu gufasha imiryango. Uruhare rwa mbere rw'itorero ni urunguru. Urabizi ko itorero ritangirana n'umuryango ushingwa. Bikorwa neza, bikorwa nabi, ariko birateganijwe. Birateganijwe. Ntimubizi se? Hari umuryango ushingwa wa Gikristo udahagaze ahangaha batawigishije. Ibyo byose burya ni rwa ruhare rw'itorero. Ariko hari igihe biba bidahagije. Icyo nakwemera cyo ntibihagije. Dukurikije ibibazo umuryango ufite,
kubera ko n'umuryango nyarwanda wanyuze mu bintu byinshi bitandukanye, bamwe n'imiryango ntayihari, n'ihari ntifite umwanya, ibyakorwaga na nyirasenge, ibyakorwaga na mama we, ibyari byo kwa ba nyina wabo byose, ubu ako kazi kagombye kuba gakorwa n'itorero. None itorero naryo ntiriragira ubushobozi rubikora byose, ariko ririmo riragerageza. N'ikimenyimenyi twicaye hano ku mpamvu zateguwe nande, n'itorero ririmo rishaka ko imiryango yacu iba myiza, yishima, iba ya miryango irimo ibyishimo. Ndumva rero uruhari rw'itorero rurahari, ariko ntiruraba uruhagije. Icyo cyo turakyemeranywa, ntabwo ruraba uruhagije, ariko ni icyifuzo nacyo twava tunagisaba, tubwira umushumba ngo nyabu nabyongere, dore abantu bafite inyota, baracyabura ibyishimo mu muryango. Ariko ngewe nahera kugushima, mvuga ngo iri ryo ndimo ndarishima cyane ko rinategura n'iyi gahunda, rikazirikana ko ryashakira ibyishimo imiryango y'abakristo baryo. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka tumukomere amashyi menshi. Aricyo pastor ashaka kongeraho. Kari pastor. Akoze cyane Pastor Jean-Jacques, abisobanuye neza cyane. Yena ko kanyuma yaravuzeho ngo uruhare rw'itorero mu kubaka imiryango, niko nashaka kugira ngo yenda ngire icyo mvugaho. Abivuzeho mu buryo bwiza cyane, ariko ngira ngo yabisubije ko uruhare rwa mbere twicaye hano ni urunguru. Uruhare rwa mbere rw'itorero ni ukwigisha imiryango dushingiye ku ijambo ry'Imana n'indangagaciro za gikristo, cyangwa n'izigomba kuba zitoranga nk'abanyarwanda mu miryango yacu. So uruhare rero ni urwo rwa mbere, ariko ahubwo ngewe nagira ngo nongereho akantu gatoya. Uruhare rw'itorero ngira ngo ejo twaze tubiganira n'abakuriye amakouple couples mu church, ndetse na Pastor Jean-Jacques, tuvuga gahunda y'umwaka utaha, uburyo turimo twitegura gushyiramo imbaraga cyane mu buryo bwo kwigisha imiryango, kubyongera kugira ngo bijye biba kenshi. Ahubwo nabonye hari n'ikibazo, ikindi kibazo nacyo tukwiye gufatanya tugasengera nk'abakristo, nuko n'uruhare rw'itorero ririmo rikora cyangwa rigerageza gukora, mu Kinyarwanda bita ngo n'abagenerwa bikorwa hajya, nuko tubona nabo abari bakwiriye kwicara ngo babyakire nabo batarimo barashyiramo imbaraga. Buriya iyo umuntu ashaka kumenya cyangwa gukira indwara arivuza. Reka nkoresha iyo mvugo. Iyo abantu bashaka kugira ngo bagire imiryango myiza, bashyiraho umwete n'uwo kwiga, bakabiha agaciro, bakabishakisha. Icyo nagira ngo mbasabe, abari hano tubashimira cyane, ariko mudutwara message n'abandi, abantu nibabanze bamenye agaciro ko kwiga inyigisho z'umuryango. Hari abantu babifashe ugasanga twebwe turabizi, ibyo nabyo tubikeneyeho, basa nkaho bigize ko ibyo bazi bihagije. Icyo rero ni akaga gakomeye cyane, ni akaga gakomeye. Nagira ngo rero mbasabe gusa natwe tugire uruhare. Itorero rigira uruhare rwo gutegura kwigisha, ariko natwe tugira uruhare rwo gushaka kwiga no gushyiramo imbaraga kugira ngo twige tumenye, bidufashe kugira imiryango myiza. Ubutaha tuzabe dufite abantu buzuye hano, tubikore byaba rimwe, kabiri, gatatu cyangwa kane, abantu barushaho kumenya ukuri. Bibiliya tubwira ngo nibamenye ukuri, ukuri kuzababatura. So muze rero twige, tubishyiremo imbaraga, twumve ko tubikeneye, tubiha agaciro, tubiha umwanya. Niba twavuze ngo uyu munsi ndabashimira cyane, tuze twicare hano nkuko tujya twicara mu yandi mashuri, tukiga dushaka kugira ubumenyi budufasha kugira ngo tuzagira aho tugera mu buzima bwacu. Mureke n'inyigisho z'imiryango, inyigisho z'amakapozi n'izi ngizi, tubiha agaciro, twumve ko ari iby'ingenzi, ko ari ibintu bikomeye dukwiye kwitaho cyane kugira ngo turusheho kugira imiryango myiza kandi ihesha Imana icyubahiro. Murakoze cyane. Icyo nicyo nshaka kugira ngo nongere. Barakoze, reka tubakomere amashyi. Ariko ikibazo cya nyuma navuze ko ndibubaze, twavuze ku by'abagabo n'abagore n'imitungo, ariko ikintu baga twakibaza hanyuma tukagisorezaho, kiravuga ngo ese imirere ikwiriye muri iki gihe turimo yaba ari iyihe? Murakoze. Mu ijambo rimwe, nubwo nabonye Mzee Karinda yamanitse ukuboko hanyuma n'abandi baraza kubisubiza, ngewe imirere ikwiriye muri iki gihe turimo ni imirere ishingiye ku ijambo ry'Imana.
mu magambo makeya kuko igihe cyagiye nari kujyamo yenda nkajya deep nkabisobanura, ariko ni imirerere cyangwa ni ukurera dushingiye ku ndangagaciro za gikristo, dushingiye uko ijambo ry'Imana ritubwira kurera, tutarera bijyanye n'ibyo tubona hano hanze cyangwa ibyo twumva, ahubwo ijambo ry'Imana riratubwira iki mu kujyana kurera abana bacu. Tubarere tubatoza kumenya Imana, ijambo ry'Imana, indangagaciro za gikristo, indangagaciro za kimuntu, indangagaciro z'umuco. Ibyo bintu nibyo ngiye numva ko kurera kw'iki gihe ariko dukwiye kuba twarera. Enda muri samar niko navuga ni ukurera dukubakiye ku ijambo ry'Imana cyangwa kukorera ku ndangagaciro z'ijambo ry'Imana cyangwa za gikristo. Nakoze cyane. Enda abakozi b'Imana nibagira icyo bakivugaho, hanyuma ngira ngo Mzee Karinda araza kuza, nabonye amanika araza kuza kugira icyo avuga, ariko reka abakozi b'Imana tubanze tumuhe umwanya. Yego, reka banza agira icyo avuga, hanyuma abakozi b'Imana baze kuba bagira icyo bavuga kugira ngo reka muhe microphone. Yes, murakoze pastor, murakoze cyane. Yo ni akantu gato nenda kubunganira. Hari uwavuze ngo se bigeze aho umwe ashobora kuba yakwica mugenzi we. Urumva iyo byageze aho biba byajemo umutekano muke mu rugo. Yo nashaka kwibutsa abakristo bagenzi banjye ko dufite inzego z'ubuyobozi kandi nziza kandi zikora neza. Nubona mu rugo rwawe haje nk'umutekano muke, dufite ubuyobozi bw'umudugudu, dufite ubuyobozi bw'akagari, dufite ribu, dufite inzego z'umutekano. Ntawe ukwiriye gutegereza ko umwe yica mugenzi we, ko tujya tubibona. Hari aho usanga ukabona umugabo yisha umugore mu rugo, ukabona umugore yisha umugabo mu rugo. Mbese ibintu nk'ibyo bijya bibaho. Ntabwo twifuza ko byabaho mu ngo zacu nk'abakristo, ariko byabaho kuko turi abantu. Rero ntabwo bikwiriye kugera aho ngaho. Tujye twifashisha, pastor wacu yari yabivuzeho ko ari kugira ngo gusa birushaho gusobanuka. Dufite izo nzego z'ubuyobozi, nubona ugize umutekano muke tujye twiyambaza izo nzego ko zirahari kugira ngo zidufashe. Hari ibibazo byinshi njya mbona ribi gikemura by'umutekano muke mu mago, njya mbibona byinshi kandi bakabikemura neza. Rero n'izo nzego zirahari, dusenge, ariko twibuke ko izo nzego zihari kandi zidushinzwe. Murakoze cyane. arakoze cyane Mzee Karinda. Arakoze cyane. Ngira ngo twakwakira abakozi b'Imana. Niyo mpamvu navuze ngo nubona bigeze mu kwica ujye ubanza uva aho ngaho ukize ubuzima bwawe, ibindi bikurikiraho nyuma. Imana ibahe umugisha. Reka tubakire n'ubundi ngira ngo turaba turimo batuguye ko rimo tugana ku musozo. Karibu cyane abakozi b'Imana kimwagi cyo. Kurera gukwiriye navuga nyine ko ari ukurera. Ntago tubireka ngo byikore. Hari ukuntu uko isi yari imeze wenda mu myaka navutsemo, cyangwa ibyo utabonye iwanyu ntago wabibonaga. Nta internet, nta kintu cyakwerekaga iby'ahandi, ibyo wabonaga aho nibyo byabaga ari ibyo. Ariko uyu munsi isi iri mu byumba byacu, isi iri mu masaro yacu, duhari tutanahari mu bana bacu. Rero bwa burere yababoneragaho buzima cyangwa butari na buzima cyane, si bwo bwonyine afite amakuru menshi cyane. Ni hatabaho kurera intentionnellement cyangwa intentionally, tubigambiriye. Kurera no gutoza kandi kuri buri kintu. Nitutabikoraho nyine isi nizatugaburira abana bacu. Twongere twibuke kandi ko tutarera umubiri gusa, kuko hari igihe umuntu agerageza umubiri twawujyana mu ishuri, twagura imyenda yo kwambara, twagura ibyo kurya, ariko umuntu agizwe na bya bice bitatu duhora tubivuga. Byose umubyeyi biramureba, nayo yabinyigisha ukwayo wa mugani kuko pastor yahoza tubwira. Ariko nitugira icyo tubikoraho. Kagasengesho ko gusengera umwana agiye kuryama ni keza, ariko ntago gahagije. Ukurikije amakuru azaba amaze kugira ku myaka 4, 5, 6, azaba afite amakuru menshi yuko nta mana ibaho, yuko kuri relative murashobora kwizera ko iriho, yahitamo kwizera ko itariho, azabyumva muri bagenzi be, azabyumva mu ishuri. Mugaburira amagambo y'Imana, nimusomane igice kimwe cya Bibiliya, bimusubiremo atanamenya no gusoma, kuko ijambo ry'Imana ririhagije. Kandi wibuke nanone ko afite akandi gace kari hariya mu bugingo karimo amarangamutima. Hariho abo twaganaga tuvuga ngo kera nta muntu wabaga witaye uko umuntu feeling. How do you feel? Sibyo bivuze iki? Wariye, waryamye, wize akadomo, uko wiyumva ntacyo biturebaho. Ariko mu by'ukuri uko umuntu yiyumva kuzagituma ibyo bice bindi byose nitubigiremo uruhare. Ikintu rero navuga ko dukeneye cyane ni uko haba. Isi iradukurura, imirimo y'Imana iradukurura, gushaka amafaranga biratujyana, ariko byibuze umwanya dufite nituwukoreshe neza. Twiwumarira hanze ngo tugire umumaro abantu bo hanze, kandi mu rugo iwacu ariho hatabagisimbura. Ahubwo mureke dutahe tujye kurera. Imana ibahe umugisha.
Murakoze cyane, reka tubakomere amashyi menshi cyane, batuganije neza kandi hari ibyo twungukiye hano. Niba ari umuntu tutasubije ku kibazo cye atwihanganire kubera igihe, ndibaza ko wenda ikindi gihe kizaboneka ibyo bibazo batasubije bigashobora kubona ibisubizo. Rero turabashimiye cyane panelisti bacu, reka twongere tubakomere amashyi bahaguruka basubira mu mwanya yabo, hanyuma turaza kwakira umushumba akomeze anadusoreza iyi gahunda y'uyu munsi. Imana ibahe umugisha.